byose ni wowe wabikoze ariko mana ikintu kimbabaza kikantera ngaho ndoretse dore ukwaje igikomangomakazi kirahageze urasobanura iki haje se gukora iki wamenya ari ibiki ko duhora tumwiyama nk'ubwo ngubwo uratera intambwe ujya he ko buri munsi duhora tukwiyama kwinjira muri iki gipangu nk'ubwo urajya ko nyoko atapfuye urajya he ariko se wamuhagaritse mukanama wamuhagaritse muhagarika se muhagarika kugira ngo bigende nyine kugira ngo tinjira mu uje gukora iki hano umuntu asigwa n'uruhinja akaza ahangaha mama wawe ko kigeze apfa wagize washakaga yuko apfa uje gukora iki hano wasubira iwanyu njya gukora iki yego shaka kumenya icyo nje gukora Fabio ntabwo ndi kuvugana nawe si wowe ndi kuvugana nawe hariya urashaka kumenya icyo nje gukora Wampaye kubaho unyuzuza urukundo
ndagushima mwami iteka ryose. Iyo nitegereje ijuru n'isi, ndeba imirimo y'intoki zawe, birankumbuza urukundo rwawe rwambumbiye mu rukundo nyakuri. Nubwo isi ishobora kunyibagirwa, wowe ntiwigeze untekerereza nabi. Ibyo wambone byose ni iby'agaciro, niyo mpamvu nyurangira izina ryawe. Ndagushima mwami, wabyo wankore, wampaye kubaho, unyuzuza urukundo. Imbaraga zanjye zose zikwiriwe. Ndagushima mwami iteka ryose. Uko iminsi itani ndigataha, nzahora nkuririmbira mwami, kuko ineza yawe ari ubuziraherezo, nta muntu n'umwe wayigereranya. Ndagushima mwami, ndagushima mwami, uri isoko y'ibyishimo byanje.